abahanzi batanu cyangwa se abasitari batanu mu Rwanda ndetse n'indirimbo zigera muri 5. Uru ni urutonde nabateguriye nshingiye ku kinyamakuru nk'Igihe ndetse n'Inyarwanda. Inkuru dukesha Inyarwanda ndetse n'Igihe iratugezaho cyangwa se yamfashije kuba nabategurira abasitari bagera muri 5 ndetse n'indirimbo zigera muri 5, aho abasitari bivuga yuko bakoze ibyo abandi batinye gukora. Ibi ngibi bigatuma bamwe basa nkaho bagiye kubizira cyangwa se n'izi ndirimbo ba nyirazo bikarangira n'ubundi izi ndirimbo ngo zidacishijwe kuri televiziyo zigiye zikomeye zo mu gihugu, bitewe n'uko n'amagambo abarimo ndetse n'amashusho atemewe mu gihugu. Ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye. Nk'ibisanzwe ikiganiro n'imenya byose gica ku Vumbuzi Show, yewe ukibagezaho ndi Ken Chris. Kangusabe gukora subscribe maze like na share wowe waba utarabikora, kugira ngo tuzajye twibana kandi ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure hashoboka. Nikaze. Mu Rwanda umuco n'indangagaciro zawo bigira uruhare rukomeye mu buhanzi no mu myidagaduro, but here's the truth: art without discipline and chaos always comes with a price. Nubwo isi y'ubu ituma abantu bisanzura cyane ku mbuga nkoranyambaga, hari abahanzi by'umwihariko abakobwa bagiye bahura n'ingaruka zikomeye bitewe n'imyitwarire yabo yanyuranyije n'amahame y'Abanyarwanda. Bamwe barafunzwe, abandi bahunga ndetse n'ibihangano byabo ntibyakundwa. Abangaba bivugwa yuko ubundi ngo basigaye bakorera ibihangano byabo ndetse n'ibindi bikorwa byabo bikaba biri gukorerwa hanze, wenda nka Uganda, South Africa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko abangaba akaba ari Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi. Ni uruvange rw'abasitari b'abahanzi baririmba indirimbo ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'ab'imideli ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uyu munsi turabagezaho inkuru z'abakobwa 5 b'ibyamamare mu Rwanda n'indirimbo 5 zikomeye ariko kugeza na n'ubu zitaranyuzwa kuri televiziyo zikomeye nka RTV cyangwa se Televiziyo Rwanda, TV10, bitewe n'amashusho n'amagambo binyuranyije n'umuco. Igice cya mbere. Mu gice cya mbere turaza kurebera hamwe Abanyarwandakazi cyangwa se abakobwa 5 babiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri za YouTube. Ku mwanya wa mbere turaza kuhasanga umukobwa witwa Isimbi Noeline. Uyu ni umukobwa wamenyekanye cyane cyane kuri Instagram, wigeze no gufungwa inshuro zitari nkeya. Yaje gusanga mu Rwanda ibyo akora bitinjiza, ahitamo kwerekera muri Afurika y'Epfo, naho nyuma ubu ngubu yaje ngo kwerekera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariho ari gukorera ibikorwa byiwe. Kuri ubu ngubu uyu nguyu avuga yuko ibikorwa byiwe bimwinjiriza kandi akunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga nk'iy'abanyamakuru bamubaza ati se Noeline, ibi ngibi ubikora ubushingiye ku iki, cyangwa se ubona ibi ngibi bimaze iki? Ese nkawe nk'umunyarwandakazi uba wumva ibi ngibi ari ngombwa koko? Kubera iki utarinze gushakira ahandi ngo ukoreshe amaboko cyangwa se ibindi bintu, ahubwo ugahitamo gukoresha umubiri wawe mu buryo butari bwo cyangwa se mu buryo butari kamere? We agasubiza yuko u Rwanda ngo rukabije kuba loko, ngo kuba rwaba international, ngo bakumva yuko ngo ari ibintu nyine bidashoboka, ngo kuba babona ngo amashusho ngo y'ubwambure bw'umukobwa cyangwa se amashusho nyine y'umubiri w'umukobwa, aho abatambaye ngo yikwize hose, ngo bakumva yuko ngo ari inka yaciwe amabere, ngo nyamara ibi ngibi ntago ari byo. Ngo iyo ugeze mu bazungu ngo ibi ngibi ngo bifatwa nk'ibisanzwe. Akaba ariyo mpamvu uyu nguyu nyuma yuko bitewe n'amashusho yakundaga gutangaza ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka Instagram, dore ko hari akunda gukoresha, yabonye yuko ibi ngibi bitavamo kandi abona yuko bitashoboka, aba aribwo afata yihuse yifatira indege yerekeza muri South Africa.
nyuma yaho ubwo yari atangiye kubona amafaranga atubutse bitewe nyine n'ibyo yakoraga bijyanye ngo na fashion cyangwa se imideli ndetse no kumurika umubiri we cyane. Ibi ngibi bimuhesha itike ndetse n'ubushobozi bwo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari umukobwa ukiri mutoya ku myaka ye hagati y'imyaka 20 na 28. Uyu nguyu kandi akaba afite agatubutse bitewe no gukoresha ubuhanzi bwe mu buryo yita ngo ni uburyo bwiza, ngo bukoresha mu buryo bumwinjiriza. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga umuhanzikazi Marina cyangwa se Marina Deborah nk'amazina ye bwite. Umuhanzikazi ukunze kuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga. Uyu nguyu yakunze kuvugwa mu minsi yashize ko yari yarekeje ngo muri Nigeria kujya kwibagisha ikibuno, ariko ibi ngibi aza abihakana cyane. We yitangarije yuko ngo usibye ngo no kwibagisha ngo ikibuno cye ngo niyo agize gutya akaba ari guhata ibirayi akaba yakwikeba, ngo ibi ngibi ngo kubona ngo gakomere gatoya ngo bimutera ikibazo cyane akumva ngo agize ubwoba agahangayika. Ibi ngibi abitera utwatsi avuga yuko ari abantu cyangwa se bagenzi bewe bashaka kumutera urubwa cyangwa se banashaka no kumuhoza hasi. Ariko uyu nguyu yabyihamirije, aho nyuma ho gatoya, nyuma y'amezi make nyine ibi ngibi bimuvugwaho, yagaragaye mu mafoto menshi yaciye kuri Facebook n'ahandi hagiye hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga, aho yageragezaga kwerekana bimwe mu bice by'umubiri wiwe, aho yagaragazaga nkaho yashakaga kwerekana ibice by'ibanga nk'amabere ndetse n'igitsina, ariko ibi ngibi ntiyerura ngo byerekane neza. Uyu Marina nyine kwihishira biranga. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo akuzuye umutima agasesekara ku munwa. Nyine byarangiye n'ubundi yiyerekanye uwo ari we, ko n'icyo kibuno cyangwa se niyo miterere ye nyine yashatse yagerageje cyangwa se no kuyihindura. Ku mwanya wa gatatu turaza kuhasanga umuhanzikazi Sunny. Yamamaye mu ndirimbo Kungora yakoranye na Bruce Melody, yavugishije benshi mu Rwanda, ubu akaba abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni umubyeyi, bivugwa yuko ashobora kuba afite nk'abana 2 cyangwa se 3. Akaba ari umubyeyi nanone ukunda kwiyitaho cyane kandi gukoresha umubiri wiwe, akaba awukoresha nyine mu nyungu ziwe nk'aho umubiri we ari we wagakwiriye kumwinjiriza. Uyu nguyu yakoranye indirimbo Kungora, ari nayo yatumye amenyekana cyane mu Rwanda. Kuri ubu ngubu ngo barizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nawe indirimbo ye kandi iyi ngiyi yitwa Kungora, na n'ubu ngubu ndaza kubigarukaho ngo ariko ntago ikunda gucishwa ku mateleviziyo akomeye cyane mu Rwanda bitewe n'amashusho arimo ndetse n'amagambo arimo. Iyi ngiyi ngo barayisuzumye hamwe n'izindi nyine ndi bubagezeho, basanga haba amagambo ndetse n'amashusho, basanga nta butumwa na bumwe bari kugeza ku rubyiruko. Ku mwanya wa 4 turaza kuhasanga uwo bise Gloria Bugi. Ni umuhanzikazi witwa Gloria Businge, akaba akorera cyane muri Uganda. Indirimbo ze nka Panama n'izindi zigiye zitandukanye, kandi afite indirimbo zikunzwe cyane, ariko indirimbo ze bitewe n'ukuntu akunda kugaragazamo amashusho asa nkaho yambaye ubusa, izi ngizi ntago zikunda gucishwa kuri televiziyo zikomeye zo muri Uganda, dore ko aricyo gihugu cyakoreramo umuziki wiwe nyine. Mu minsi yashize nibwo yigeze gutangaza yuko ngo isabukuru yiwe ngo yiteguraga ko yazaba tariki 22 z'uku kwezi kwa 9 2025, ngo ko yitezemo ngo impano 2 zikomeye, arizo ngo ikibanza cya hegitari nyine muri Uganda muri Kampala, ndetse n'imodoka ya Mercedes Benz G63 nk'impano ngo yari kuzahabwa n'abafana biwe. Uyu niwe musitari cyangwa se muhanzikazi dusanze ku mwanya wa 4, akaba yitwa
Gloria Businge ariko akaba akoresha nk'izina ry'ubuhanzi ngo ni Gloria Boogie. Uyu nguyu nawe akunze kwisanzura cyane kandi akaba akunda kwirekura cyane, dore ko mu minsi yashize ngo yigeze no kugerageza no gushishura indirimbo ya Charly na Nina, ariko ibingibi ntibyamuguye amahoro kuko yahise isibwa kuri platform yiwe ndetse anahanwaho gakeya. Ariko uyu nguyu ngo akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga ziwe ndetse akanavugisha n'abanyamakuru cyane kandi aba muri Uganda. Ku mwanya wa gatanu nsa nkaho nsoza nyine ku ruhande rw'abahanzi cyangwa se ku gice cya mbere turaza kuhasanga DJ Elisha. Ni umuhanzi ndetse akaba anavanga n'imiziki, yigeze gutungurana ashyira hanze amafoto ye ari mu mazi yambaye ubusa bigatera impaka nyinshi. Nyuma yabyo yavuze ko gusenga ndetse n'akazi ngo ari ibintu bibiri bitandukanye. Impamvu yavuze ngo gusenga ndetse n'akazi ari ibintu bibiri bitandukanye nuko aya mashusho cyangwa se aya mafoto yayashyize hanze nyuma y'aho gatoya yari amaze amezi makeya ngo abatijwe, ndetse avuze yuko ngo ahinduye inzira imwe ndetse agiye no mu yindi, bivuze ngo kuva mu nzira yo gukiranirwa yerekeye mu nzira yo gukiranuka. Ariko nyuma y'uko abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bagiye bamuhata amagambo bamubaza impamvu yashyize amafoto ameze gutya hanze, yavuze yuko ngo aho kugira ngo abikorere ahihisha ahubwo ngo uwanga amazimwe abandwa habona. Ati ibijyanye n'agakiza ngo agakiza ka mbere ni ku mutima, naho ibijyanye n'umubiri ibyo ngibyo ntibibareba. Ngo ibijyanye n'agakiza ndetse n'umubiri ni ibintu bibiri bitandukanye, bikamera nka wa mugani uvugwa muri Bibiliya aho Yesu yabajije abantu bendaga ngo kwica umuntu wo bitaga umusambanyi, avuga yuko kutarasambana ngo yagombaga kumutera ibuye, nyamara ngo yagiye guhumura cyangwa se yagiye kubura umutwe bose bagiye. Uyu nawe yaravuze ati rero kuba ngiye ngaragaza aya mafoto ntago bisobanuye ngo nibyo nkora cyangwa se ngo nkora ibijyanye n'ubusambanyi. Uyu niwe dusanze ku mwanya wa nyuma ari we DJ Elisha, akaba avanga imiziki nawe akaba abarizwa muri Uganda. Ku gice cya kabiri turaza kuhasanga indirimbo 5 zatumye haba impaka zikomeye cyane. Izi ndirimbo byatewe n'amagambo abarimo cyangwa se n'uburyo zanditse ndetse zimwe na zimwe n'amashusho ngo y'urukozasoni yakunze kugaragarwamo. Reka mbibutse, izi ni inkuru cyangwa se iyi ni inkuru nakoranyije cyangwa se nashyize ku murongo n'ubundi nshinge cyangwa se nkesha ibinyamakuru bikomeye nk'Igihe, Inyarwanda, Umuryango ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ndetse kandi aya mavideo ndetse n'izi filime n'izi ndirimbo zigiye zitandukanye, ibi ngibi bica ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse na za YouTube channels. Ku mwanya wa mbere w'indirimbo nyine ngo zazanye impaka cyane mu Rwanda turaza kuhasanga Too Much ya Urban Boys. Iyi ni indirimbo yabaye mu myaka yashize hagati ya 2016 na 2018, aho ngo iyi ndirimbo yari ifite amashusho meza, ikoze neza, amashusho akeye ndetse iri no mu ndirimbo zahenze cyane. Ariko bitewe n'amagambo arimo, bikaba binatewe ndetse n'amashusho yari arimo cyangwa se video, abakoze iyo video cyangwa se clip, ko harimo umukobwa wagaragaye nkaho atari yambaye yikwije, yagaragaye kuri piscine. Ibi ngibi bituma yuko abasesenguzi basesenguye basanga yuko iyi ndirimbo nta butumwa iri gutanga buzima cyangwa se nta nyigisho ku rubyiruko. Byanzurwa yuko iyi ngiyi idagomba guca kuri televiziyo zikomeye cyane nka televiziyo y'u Rwanda RTV cyangwa se n'izindi zigiye zitandukanye. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga Ibyatsi ya Oda Paccy. Iyi ni indirimbo izwi cyane, ariko Oda Paccy agaragara yambaye ubusa, yitwikiriye ibice by'ibanga ndetse akaba yitwikiriye urukoma. Iyi ndirimbo yari imukozeho, dore ko iyi ngiyi yatumye
n'ubundi uyu nguyu yakurikiranwa cyane hafi no gufungwa, gusa birangira bitewe n'uko yasabye imbabazi akavuga yuko yashutswe cyangwa se bamushutse bamwoheje, birangira uyu muhanzi yambuwe ikamba ry'ubutore gusa birangirira aho ngaho. Kuri ubu ngubu Oda Paccy bivugwa yuko ngo abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa gatatu turaza kuhasanga Igare ya Mico The Best. Nubwo ari indirimbo nziza, amagambo n'amashusho byabaye imbogamizi yo gucurangwa kuri radiyo ndetse na televiziyo y'u Rwanda. Iyi ni indirimbo nziza ifite beat nziza, injyana nziza, ariko amagambo ndetse n'amashusho arimo ibi ngibi ntago nyine byerekana umuco w'u Rwanda. Ku mwanya wa kane turaza kuhasanga Akinyuma ya Bruce Melody. Ni indirimbo y'akataraboneka ariko amashusho n'amagambo birimo ibi ngibi binyuranya ndetse n'umuco w'u Rwanda, akaba ariyo mpamvu iyi ngiyi itaciye kuri televiziyo ndetse n'amaradiyo akomeye mu gihugu. Ibi ngibi nyine amaradiyo n'amateleviziyo ashinzwe kwigisha, kwerekana umuco ndetse no kwigisha urubyiruko, ngo bitewe n'amagambo yari arimo ndetse n'amashusho iyi ngiyi yabaye nk'aho nyine ihurijwemo. Ku mwanya wa gatanu ni indirimbo nigeze kubabwiraho ruguru yitwa Kungora ya Sunny afatanyije na Bruce Melody. Yari indirimbo ihagaze neza mu myidagaduro, ariko amagambo n'amashusho iyi ngiyi ituma yamburwa uburenganzira bwo gucurangwa ku mateleviziyo y'igihugu. Iyi ngiyi yarabahenze cyane ndetse amashusho arakeye, ndetse yanakozwe n'abahanga, ariko amashusho cyangwa se video uko ikozwe, imyambarire irimo n'amagambo ibi ngibi binyuranye cyane n'umuco w'u Rwanda, akaba ariyo mpamvu iyi ngiyi itacishijwe ku maradiyo ndetse n'amateleviziyo akomeye mu gihugu. U Rwanda ni igihugu cyubakiye ku muco n'indangagaciro byacyo. This is what makes Rwanda unique, a nation where creativity is welcomed but only when it works hand in hand with respect and responsibility. Inkuru z'aba bahanzi n'izi ndirimbo zerekana ko abahanzi bashobora gufungurirwa amarembo cyane bikakubangamira. And the lesson is clear: freedom is art, is powerful, and freedom without responsibility is nothing but self-destruction. Ngibyo ibyo nari nabateganyije kubagezaho n'abahanzi ndetse n'indirimbo. Ibi ngibi byakunzwe n'urubyiruko cyane, ariko ibi ngibi bikaba byarahembwe ibihembo bikeya bitewe n'amagambo ndetse n'amashusho ibi ngibi bidatanga amasomo cyangwa se inyigisho nzima ku rubyiruko ndetse no ku bantu bose, ku ngeri zose z'abantu muri rusange. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka, nk'ibisanzwe yarimenya byose ica ku buvumbuzi show. Njyewe ndi Ken Chris. Reka nkwibutse wowe waba wibagiwe gukora subscribe ndetse like na share kugira ngo ibi ngibi bizajye bikugeraho. Ndagusaba ko wabikora kugira ngo bijye bikugeraho kandi bigere kure hashoboka. Kangusezere nkubwira nti hasta la vista.